Murakoze kandi mwese mugiye komeza gukurikirana kino kiganiro tugiye komeza gushiraho. Ubu ngubu turashaka tuvuge cyane cyane ku bijyanye n'ibibazo abantu bakomeje kubaza ku bijyanye na deportation. Turi kuvuga ku bijyanye na deportation ahangaha. Kuri ikibazo cya deportation abantu babaje ibibazo byinshi cyane. Ikibazo cya mbere nubwo nta byandika byose kugira ngo na saving umwanya. Ikibazo cya mbere abantu bibajije ngo ese n'abantu n'impunzi, ngo se impunzi ziri mu nkambi, kino kibazo cya Trump kizabakoraho? Bashaka kuvuga cyane cyane abantu b'impunzi bafite gahunda yo kugira ngo bazi no hangaha, bateye ibikumwe, bakoze ibiki byose, bagiye no muri ambasade bategereje kuza. Ese ibi ngibi bishobora kubabuza kuza? Igisubizo ni kimwe kandi kirumvikana. Ino gahunda yaba deportation ntago ari ukuza ibuza abantu kuza muri Amerika, ahubwo niyo gusubiza abantu nyuma ya Amerika. Impamvu babaje kino kibazo nuko bazi uko Trump kuri politike y'impunzi cyangwa yo kuza muri Amerika asa nk'ajya agoranaho gatoya. Wenda ashobora kuba yarahamutse n'ibintu byo ba illegal immigrant bakora, ariko mu byo kandi niba tunabyibuka neza mu gihe gishize yakoze icyo bita yabaninze ibihugu na bimwe, yabuje ibihugu na bimwe na bimwe kugira ngo baze muri Amerika, cyane cyane ibihugu by'abayisilamu. Ariko icyo nababwira cyane cyane no programme yo kubuza abantu, niba hari programme yo kubuza abantu kuza muri Amerika ntayihari, nta programme yo kubuza abantu kuza muri Amerika. Ikibazo cya kabiri bambajije ni ibijyanye n'abantu batsindiye green card, iriya green card ya lottery. Green card ya lottery nta kibazo izakomezaho, nuko impunzi zizakomeza kuza, abantu bazakomeza kuza. Iyi mpamvu icyo bashaka gusa nuko bagomba kuza, bakaza bemerewe kuza bafite ibyangombwa bibemerera kuza muri Amerika, atari ukuza mu nzira zimeze nabi. Ni nka green card, na green card nayo abantu bashobora kuza neza kuko baba bafite iriya green card, lottery ya green card, nta kibazo gihari. Ikibazo kimwe gihari ni ibintu byo kudipotinga abantu kubera nani ko baba baraje mu nzira zitameze neza, icyo bita illegal immigrant, kuza mu nzira zitemewe n'amategeko kandi akaba ariyo crime. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo abantu bakunze kuvuga bavuga ngo ese ko uvuga cyane kuri deportation kandi abantu bacu, abantu bavuga ururimi rwacu ari bakeye. Deportation ubundi niba tuvuga kuri deportation cyangwa illegal immigrants, illegal immigrants benshi cyane usanga abari kuri top hejuru usanga ari aba Mexican bo muri gihugu cya Mexique, hanyuma hakazaho abo mu Buhinde, hakazamo nabo muri za Venezuela, biriya bihugu by'aba Spanish bavuga ururimi rw'Spanish, nibo babo ngabo bari kuri top. Ariko igisubizo kirumvikana, niba abo ngabo ari ba illegal immigrants, tukaba turi kuvuga deportation, nuko natwe dufite abantu benshi cyane, ntabwo ari benshi cyane ko ugereranyije n'abo ngabo, ariko dufite umubare w'abantu batari bakeya bafite ikibazo nk'icyo cyuko bari aba illegal immigrants. Niba illegal immigrant nabo nkuko abo ngo ba Spanish bose bagiye baza, cyangwa uko abantu bagiye baza mu buryo butemewe n'amategeko, natwe turabafite. None ikibazo kiri, ntabwo twareka kubabwira ano makuru kuko dufitemo abantu bakeya, uko babangana kose bakeneye kumenya no makuru, kandi nta muntu wavuga ngo ntabahari. Turabizi twese, keretse umuntu yijijije gusa, ariko ni benshi cyane. Nkanjye ngiye abantu benshi bajya bampamagara ngo se tuzabigenza gute, kino kibazo ko kigoranye tuzabikora gute. Inama nimwe ko umuntu yabagira, nawe uramutse uvuganye nabo ni ngombwa ko babwira abantu baje hano mu buryo butemewe n'amategeko. Babwira icya mbere, bagomba kubanza kureba dosiye zabo ko zikozwe neza, bazikurikirane. Nicyo kintu cyangombwa. Abantu batarakora ibintu bya asylum baramutse babikoze ni byiza, kuko nako banditse kuri bya bipapuro byabo. Kuko asylum bisobanura iki? Iyo form bita 589 I589 isobanura withholding of removal, no kuvuga no kubuza abantu kugira ngo baba deport. No kuvuga aho ngaho uba ugiye muri state yindi yatuma utaba deported, usibye ko abantu bose baciye mu nzira zitari zo bakoze crime, ni amakosa akomeye.
ariko icyo gipapuro kirabemera uko bashobora gukora gufilinga asylum ariyo 500, fomu ya 589. Uko niko bimeze, niyo nama umuntu yabagiriye iyo ngiyo. Iyi ni nkuko twabivuze, tugomba kureba uko tufashanya, tubafashe abo bantu. Niba bari mu rusengero, bashake insengero bajyamo, bashake community zimeze neza bajyamo, kuko wenda bajya bamenya amakuru yabo kugira ngo batazagira ikibazo, wenda kandi bagize ikibazo bamenye naho babashakira. Ino muri Amerika hari ikintu kita bond, ngira ngo n'ahandi bishobora kuba bihari. Bond icyo basobanura, bond bisobanura iki? Ni ukuvuga ikosa ryose wakoze ushobora gutanga bond kugira ngo iryo kosa rivemo. Ni ukuvuga niba wibye ushobora gutanga bond kugira ngo udafungwa ugakurikiranwa uri hanze. Niba wakoze ikosa iryo ari ryose n'ubwicanyi, hari amafaranga bateganyije ko ugomba gutanga kugira ngo udafungwa ube hanze bakurikirane uri hanze. Yego birumvikana hari amabwiriza menshi cyangwa amategeko menshi bagushiraho, ugomba kuba wambaye ikintu icyo bita device bagushira mu kuguru, cyangwa bakubwira ugomba kuzajya witaba iki gihe iki n'iki, buri gihe ntugomba gusiba, kandi usibye uba ufite ikibazo ukabyubahiriza ariko uri hanze. Urumva deportation nayo bya deportation, abantu baje mu buryo butemewe n'amategeko nabo bashobora kugira ikintu cya bonde cyabarengera kuri iryo kosa bakoze, kugira ngo niba ari bakurikiranwe bari hanze cyangwa icyaha cyabo cyoroshye. Ikibazo gikomeye kuri bariya abantu, kuko twakomeje kuvugana nabo, ni abantu benshi bageze inahanga, cyane cyane abantu baturutse mu bihugu byacu, n'abantu bageze ahanga ntibakora kuko ntago bemerewe gukora. Birumvikana ibyo ngibyo. Abaspanish ni naho mpamvu bakurikirana cyane, cyangwa abandi bandi niyo mpamvu bakurikirana cyane, ko bakoresha ibyangombwa by'abandi kugira ngo babone amafaranga. Bafite amafaranga ahagije, ntabwo ari menshi cyane, ariko bafite ukuntu bakora mu buryo bw'amanyanga, bakora amakosa menshi. Nuko bakora crime imwe, babanza gukora crime imwe yo kwinjira mu gihugu batemeye kwinjira mu gihugu, mbese mu nzira baciyemo zitameze neza. Bagakora crime zindi zo gukoresha ibyangombwa by'abandi, bakora amacrime menshi, ubwicanyi, ibiki byose nkuko babivuga inanga, bakora amakosa menshi cyane. Ariko abantu bacu usanga benshi cyane nta mafaranga bafite, kuko nta kazi bafite, nta nako bashobora kubona ko ntago bazi kwiruka muri bino bintu, cyane cyane nk'abari Abaspanish. Impamvu bivuze gutyo ni iki? Nuko wenda baramutse bamufashe cyangwa ashaka guhindura case yiwe, benshi ntago bafite n'ubushobozi bwo gukora za dossier zabo za asylum, kuko ugomba kubona na lawyer, immigration lawyer. Ntago wapfa kubona utamuha amafaranga bayakure, nta mafaranga bafite. Benshi bari aho ngaho bategereje gusa yuko bazabahamagara ku munsi wabahaye, kugira ngo bahitishemo ibintu bibiri: gutaha, kwitahisha bonyine, cyangwa bagasubizwayo na leta. Kugira ngo twarabisobanuye ibyo ngibyo. Ariko abandi bafite abavandimwe bafite amafaranga, hari ukuntu bakoze amadosiye, bategereje ko basubiza. At least abo ngabo bafite icyo bita withholding of removal. Ikintu cya gatatu bano bantu bafite, ntago bazi system yo muri Amerika. Ni ukuvuga ntago bazi gukurikirana ibintu byabo. Umuntu bapfa kugenda kubona umuntu ngo baramwizeye, akabakora dossier uko yabikoze kose, akabyohereza iyo ngiyo, bagategeza igisubizo ntibakibone. Nk'abo benshi dukunda kuvugana nabo, urumva ngo twe nta nubwo tuzi aho biri, ntago tuzi uko badukore dossier barayohereje. Ntago ari gutyo bimeze, kuko iyo ukoze dossier ukayohereza, nyuma y'igihe gito bakoreza igipapuro kigaragaza uko babyakiriye. None iyo babyakiriye gutyo, ugomba gufata icyo gipapuro cyo ugomba gukoresha nawe, kugira ngo ujye tracking ibintu, urebe ibintu uko bimeze. Ariko ibi byose ntabyo bazi, bakeneye abantu baba hafi. Ikindi kandi nabwira abantu, nuko dufite za communauté, nkuko nabivuze mbere, dufite za communauté z'Abarundi, communauté z'Abanyarwanda, z'Abakongomani, zirahari. Twese twaje tuje guhaha, birumvikana, gushaka ubuzima, gushaka imibereho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabo ngabo baciye muri izo nzira, nuko batabonye ubundi buryo bari kuza hano mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuba baraciye muri izo nzira zitameze neza gutyo, ni ukumenya ko nabo icyabazanye ni iki: ni ukuza guhaha, kuza kubaho neza, gushakisha uko imibereho yahinduka, ibintu nk'ibyo. None rero za communauté nko nazivuze gutyo,
communauté zacu zikunze gufasha abantu. Niba zikunze gufasha abantu, abo bantu babe target noneho, kuko igihe icyo ari cyo cyose bashobora gufatwa kugira ngo basubizwe iriya. Ni ngombwa communauté, insengero aho bari hose, abavandimwe mukomeze gusevinga, abantu bakomeze gusevinga amafaranga. Bibaye na ngombwa abantu babwira n'abandi bose bakatangira, nubwo batanga udufaranga duke kugira ngo mbese base nk'abiteganyirije, mbese igihe kibindi kiramutse kibaye kuri abo bantu bakagira ikibazo babone ubufasha. Niba mbivuze gutyo si ukuvuga ngo hari ikindi kiri inyuma aho ngaho. Icyo nshaka kubabwira nuko ndabizi neza uko abantu bavuye hanze, communauté zacu ni abantu bumvikana cyane, ni abantu bafasha abantu cyane, ni abantu bakundana. Iyo habaye ikibazo usanga bose bari gushira hamwe kugira ngo bafatikanye kuri icyo kibazo. Ibibazo wenda twavuga uko dusa nkaho turi kwitegura bya deportation cyangwa gusubizwa iyo ngiyo aho abantu baje baturuka, nabyo bibe mu bintu za communauté nyinshi zifata kugira ngo babihe priority ya mbere muri ibyo ngibyo, kugira ngo abantu batazagira ikibazo, abandi bahari hanyuma ntibabafashe. Sawa, murakoze cyane. Nashatse kubibabwira ibyo ngibyo kuko deportation ni ikibazo gikomeye cyane. Narimo kubitekerezaho cyane, ntekereza ku bijyanye deportation uko leta ibikora, ariko mu by'ukuri deportation ni ikibazo gikomeye cyane. Niba twavuze ku bantu bacu uko bashobora gusubizwa kandi barahangayitse cyane, bafite imitima iri hejuru cyane, ntago bameze neza nk'abo turi kuvugana nabo cyane, urumva bafite icyo kibazo gisa nk'aho cyabaviramo ikibazo cy'ihungabana. Nuko rero ni ukwihangana abantu barebe ko bafasha abo bantu bababe hafi. Birumvikana ari abantu bamwe na bamwe nabo bigoye gufasha, cyane cyane nk'abantu usanga bafite nyine imyitwarire mibi. Ni ukuvuga abo bantu nabo baje muri inahangaha, urusanga bamwe na bamwe bari badashobotse. Hari bamwe bafite imyitwarire mibi, nk'umuntu kwa kundi twabivuze mbere, ukabona umuntu arahanga ntago azi status ariho, azi ko ari illegal, ariko Amerika yose arayirangiza yose yiruka agakora ibintu byose, ibintu nk'ibyo. Abo ngabo ni abantu bashobora kugira ibibazo ari bo babyiteje bonyine, ariko hari n'abandi bicaye mu rugo bategereje gusa uko babona imfashanyo cyangwa uko babona umuntu ubahumuriza ubaganiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu gihe abandi bo Amerika yose barayizenguruka kabisa neza bakagira zero, ukagira ngo nyine nta kibazo bafite. Nuko bimeze. Murakoze cyane abashoboye gukurikirana no video. Niba hari ikibazo dushobora kureba uko twandika muri comment, kandi ikindi turi gushaka uburyo bwose bushoboka ko twabona abantu bashobora abaloya bashobora kurenganura abantu kuri iki kibazo, cyangwa bashobora gufasha abantu muri iki kibazo, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo rimwe na rimwe usanga abantu batagishobora bonyine badakoresheje abaloya. Yangira ngo mu gihe kiri imbere, mu gihe cya vuba hanga muri icyumweru tugiye gutangira kandi mu minsi iri imbere, tuzaba tumaze kubona umubare w'abaloya. Ni ukuvuga turi gushaka hafi byibuze abantu bashobora kugera nko kuri 100 ngahe, gutyo bashobora kwita ku bibazo ntabwo ari ibibazo by'aba ngabo bonyine bafite ikibazo cya deportation bonyine, hoya n'ibindi bibazo byinshi cyane abantu bafite. Ushatse kugira ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, nkuze kubabwira uko mugomba kugerageza kwandika, kugira ngo niba ari ukuvugana namwe abantu bazashobore kuvugana namwe. Ni ugushaka kwandika kuri Yesu Immigration Soluciones LLC, hanyuma ukandika @gmail.com. Ni ukuvuga wakwandika Yesu Immigration Soluciones gutya, Soluciones LLC @gmail.com, kugira ngo niba hari ubufasha bwabonetse dushobora kumenyesha uko bimeze. Sawa, murakoze cyane. Imana ikomeze ibafashe.
turi kumwe, sabayi.